niwe munezero wacu kandi niwe watweretse urukundo, kandi watweretse urukundo rw'abambwa ukajya ku musaraba i Golgotha. Ese ninde wari gushimisha uyu mumama turi gusengana muri iki gitondo? Ese ninde wajyaga guha ibyishimo umupapa turi gusengana muri iki gitondo? Usibye wowe watweretse imbabazi zawe, usibye wowe watweretse urukundo rwawe. Uyu wari urwaye atabona icyerekezo cyo kubaho, atabona impamvu y'ubuzima. Uyu wari umaze kwiheba atabona igikwiriye yakwisangamo. Ariko iki gitondo data ari gushima, nta kindi kibimuteye nuko wamugiriye imbabazi, nuko wamugiriye impuhwe. Kandi data urabizi isi ntidukunda, ndetse na ba nyirayo ntibadukunda. Isi ntitwemera, na ba nyirayo ntibatwemera. Ariko niyo batatumenya bose, wowe uratuzi ko hari umenye iherezo ryacu n'itangira ryacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro muri iki gitondo. Duciye bugufi data, ducishijwe bugufi no kubaho kwawe. Iki gitondo twongeye kubwirirwa umugisha wo kongera kuvuga bigakunda. Tugira umugisha wo kongera kubyuka bigakunda. Tugira umugisha wo kongera kugenda bigakunda. Tugira umugisha wo kongera kureba hanze. Tugira umugisha wo kongera kuvuga izina ryawe. Data, twabonye ko hari benshi bavuye mu mubiri, twabonye ko hari benshi batakiriho. Mu izina rya Yesu Kristo, iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo waturemeye kugira ngo tukishimiremo. Turanezerewe Nyirimpuhwe, tunejejwe n'ubuntu bwawe, tunejejwe n'imbabazi zawe, tunejejwe n'urukundo rwawe. Nta kindi cyari kudushimisha, nta kindi cyari kutunezeza, nta kindi cyari kubaka umutima wacu, nta kindi cyari kuduturisha, nta kindi cyari kudukiza indwara. Ninde wajyaga kutugirira impuhwe? Ninde wajyaga kuduha ibyo aduha? Ninde wajyaga kuduha ibyo ataducyuriye? Ninde wajyaga kuduha ibyo atatwishyuza? Ko tubonye ku kintu cyose cyishyurwa hano iwacu, ikintu cyose baracyishyurira. No kuba turi kuvuga, no kuba turi gusengana n'abadukurikiye, nuko habaye ikiguzi cyinshi, ikiguzi kinini rwose, hakishyurwa byinshi. Mu isi ntibyoroshe, aho dutuye ntibyoroshe. Ninde wari kutuvugisha tutamwishyuye? Ninde wari kudusura ntacyo adutezeho? Ninde wari kuduha atizeye inyungu? Ninde wajyaga kuduhamagara akaganira natwe kubera urukundo? Ninde wari kuduha ku isambuye natwe akatugenera ikibanza uretse imbabazi zawe? Ninde wari kutugaburira akaduha ku biryo byo ku isahani tugasangira nawe tukagubwa neza? Usibye wowe, ko ari wowe wabikoze. Mu izina rya Yesu, iki gitondo tuzinduwe no kuvuga meshimwe, no kuvuga mirimo yawe, no kuvuga ibyo wakoze, no kukuzamura icubahiro. Tubonye ineza yawe, tubonye urukundo rwawe tutabikesha ikindi. Mu izina rya Yesu Kristo, niyo mpamvu iki gitondo nyemerera umuntu wese uri gusenga, nyemerera umuntu wese ugira ubwo buntu, nyemerera umuntu wese ukiri mu mwuka, nyemerera mwana, nyemerera kano gatondo, nyemerera umunsi udasanzwe, umunsi udasanzwe, umunsi waremye ibyiringiro, umunsi waremye ibyishimo, umunsi waremye amashimwe, umunsi waremye imirimo. Mu izina rya Yesu tuzamura amashimwe, tuzamura icyubahiro, tuvuga imirimo ihambaye kandi imirimo ikomeye iyo wakoze. Mu izina rya Yesu duciye bugufi, turakwemereye kugira ngo uduhaze ibyiza, duhaze uburame abarwaye muri twe. Data Nyirimpuhwe, ubahagurutse bahagurukana amashimwe. Abamugaye muri twe babambadukana amashimwe. Abashonje muri twe bagaburirwe nawe, bahemburwe, inzara ishire. Mu izina rya Yesu, Data Nyirimpuhwe kandi Nyiribambe, abananiwe muri twe ubongera imbaraga. Umunyantege nke abakomeye, Data Nyirimpuhwe, utentebutse abakomeye, ucitse intege abakomeye. Muri urugendo tubonye amaraso yawe, tubonye ko ari umunezero wacu, tubonye ko ari uducunguye, tubonye ko ari udukijije. Ariko igihe kirageze kandi kirasohoye. Ntabwo uza atinda, ageze ku irembo. Ibimenyetso
ibimenyetso byose byamaze kugaragara. Ese wowe usinziriye, kanguka burakeye, kanguka usinziriye, dore umubyeyi arakuriwe, arajya kubise, arajya kwibaruka mu izina rya Yesu. Igihe cy'itorero kirageze, umukwe ageze ku irembo, baramushegerera, barahamagara ku mukwe ageze ku irembo, kanguka nawe, humuka nawe, igihe kirageze, ngwino 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 winjire, ngwino winjire. Nowa arahamagara, muze mu nkuge, Nowa arahamagara, muze mu nkuge, muze mwinjire. Igihe kirageze, uza ari gukomanga, uza afashe urugi, uza ari hano hafi, uza aravuga ko ahageze, uje aje gukinga arahageze. Nimuze mwinjire, igihe kirageze, nimuze mwinjire, igihe kirageze. Nta kindi bisaba, nta kiguzi, nta nyungu, nta nyishu, nta gitambo. Yesu ageze ku irembo, kandi igitambo yatambye ni kimwe, yamennye amaraso arayakumenera. Ninde wakubonaho gukiranuka? Niki cyakweza umwanda wose? N'ayo maraso. Data yakubonye ayo maraso, akubonaho gukiranuka. Niwe wanesheje byose Kristo, niwe mwami wacu Kristo, watubereye byose, yatubereye imbabazi zidashira, yandikisha iby'urukundo rwe, watubereye imbabazi zidashira, wandikisha amaraso yawe mu mitima yacu. Data, uraducungura kubera ko witanze ukamena amaraso. Wowe waducunguye, uhabwa icyubahiro. Ndiho ndahamagarira isi, ndiho ndahamagarira abanyumva, kuko mbonye uyu mwanya udasanzwe, umwanya ni uw'agaciro. Ndahamagarira isi yose muri rusange ngo bibuke neza ko Kristo ari we wamennye amaraso. Utarakemera kuza, utarakemera kugaruka vuba, uyu munsi ahindukire. Ndaba nka Yobu, ndaba nka Yona, ubwo Nowa yarahamagaye, arahamagara kuko arahamagara. Nowa arahamagara banga kuza, ariko ndahamagaye kandi baritabye. Abahungu bawe n'abakobwa bawe bemeye guca bugufi, baravuga ngo twemeye amagambo yawe ko ari meza, amagambo adukiza ni meza. Imitima yacu irabyizeye, none akanwa kacu karatura kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Data, nta kindi kitweza, ni icyo cyonyine. Reka uyu muntu nawe umwogesha mu maraso yawe wamennye ku musaraba i Golgotha, maze nawe afatanye natwe guhamya kandi no gutegereza. Amaraso yawe niyo atwozaho umwanda wose, amaraso yawe niyo yonyine atugaragaraho, tukagaragaraho gukiranuka. Ibyo twavuze twabivuze kubera imibereho n'imiruho n'ibibazo, ntacyo byatwunguye. Ibyo twakoze byaratuvunnye gusa, nta nyungu byatuzaniye. Ibyo twibwiye mu mitima ntacyo byatuzaniye, ariko twatuje akanwa tuvuga ko uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Maraso yawe wamenye ku musaraba i Golgotha aratweza, aratuboneza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro muri uyu mwanya. Umuntu bitarakundira, kandi ndamuhamagara mubwira ko uza ageze ku irembo. Ndamubwira ko uje ageze ku irembo, kandi ibimenyetso byose by'uko umukwe yinjiye birageze, bimaze gusohora. Reka umuntu wese akanguke, abone ko igihe kigeze kandi kiri bugufi. Wowe uri kunyumva, va mu mazu, komeze wubake ariko witeguye. Wowe uri kunyumva, va mu bagabo, va mu bagore, ubagema ariko witeguye ko igihe kigeze. Wowe uri kunyumva uri mu mayoga, uri kunywa amayoga ugasinda ugakora ibyamfurambiye amarorerwa, va mu mayoga, igihe kirageze. Yesu ari ku irembo kandi araje. Nyamara muzasigara nimutemera, nyamara nusigara uzavuga ngo nari nabyumvishe. Ibi bintu se n'ibiki bibaye? Ndagira ngo nkubwire ngo umunsi umwe nka serwakira uzajya kumva wumva umuyaga urahushye,
ubona ugenda aragurutse aragiye. Niko Bibiliya ivuga ngo bazaba bari ku rusyo rumwe basya, umwe azagenda undi asigare. Bazaba bari mu murima, umwe azagenda undi asigare. Abazaba bari mu modoka bagenda, n'umwe azagenda undi asigare. Abazaba baganira bahagararanye bahuje urugwiro, umwe azagenda undi asigare. Abazaba bari mu birori, umwe azagenda undi asigare. Abazaba basezerana imbere y'amateraniro cyangwa bari imbere y'ubutabera, umwe azagenda undi azasigara. Inshuti yanjye ndagira ngo nkubwire, hari umunsi uzajya kumva wumve mikoro iracecetse ndagiye. Bizaba wibyikanga, ibyo bizaba. Nawe ndagira ngo nkubwire witegure. Va mu matiku, va mu mashyari, va mu nzangano, va mu bufaranga bw'intica ntikize, va mu buntu buguterateranya n'abantu. Igihe kirageze. Data w'umugisha u Rwanda n'abanyarwanda, umugisha bene wacu aho bari hirya no hino, ni inshuti n'ababyeyi n'abana bacu n'abavandimwe ariko bari hanze y'igihugu. Reka wongere kubibutsa indangagaciro zawe na kirazira, kandi bogeshwe n'amaraso yawe. Bitegure ko igihe kiri bugufi. Uwo mugisha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo nawe ubwo ayobora aba bantu bitoroshe kubayobora, ariko umuha imbaraga zawe. Nabo bari kumwe, utanga umugisha mu bayobozi bose kugera mu nzego z'ibanze. Uyu munsi uhira umuntu wese, kandi uyu munsi umuntu wese akubonereho umugisha, kugira ngo umutima utuze kandi ugubwe neza. Urwaye abone ikiganza cyawe, ubabaye abone ikiganza cyawe, ujya mu rukiko abone ikiganza cyawe, uri mu nzu y'imbohe azi ko arengana abone ikiganza cyawe, n'utarengana nawe umukoreho kugira ngo abashe guhindukira amaraso yawe umwoze, ejo nawe adasigara mu mibabaro akagira icyo gihombo. Umuntu wese ujya muri business gushakisha wirukanka, ufite ibimugoye, ufite imanza, ufite amadeni, ushomereye, mu izina rya Yesu Kristo, reka uyu munsi umuntu wese agirirwe neza nawe, kandi umuntu wese abona ubwiza bwawe bugendagenda kuri we, icyubahiro kibi cyawe kandi uburinzi bwawe bugaragare ku muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.